amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana mwese mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV, n'abatarayikora nizere ko mufite gahunda uko iminsi igenda yicuma kugira ngo dukomeze gufatanya twese, dukomeze gufatanya muri uyu muryango mugari wa YouTube channel yacu yitwa Olivier Media TV. Nize ko meze neza rero, murabizi yuko muri buno buzima turimo ibintu byinshi biba bitandukanye. Nyagasani akomeze kubahaza, wayifunguro ribahaza ariko ntabahe iribatera umurego. Icyo nicyo mbifurije aho muri hose. We wakoze subscribe kuri Olivier Media TV, komeza utange comment, kore share ndetse ukore na like. Uyu munsi rero noneho njya kugira ngo twiganire ku bintu bitandukanye muri ubu buzima tubamo. Hari ibintu bigera muri birindwi umuntu wese ushaka uri mu nzira y'ubukire atagomba gukora mu buzima bwe. Mukagire ngo bano bakire bose tubona baba baragafashe, baba bafite amafaranga, baba bafite amamodoka, baba bafite ibikorwa bitandukanye byinshi, ntimukagire ngo si uko baba batabikoreye, baba barabikoreye, ariko hari n'ibindi bintu batajya bakora mu buzima kugira ngo bagere kuri ubwo bukire bwabo. Ikintu cya mbere utagomba gukora mu gihe uzi neza yuko uri mu nzira y'ubukire, uri mu nzira iganisha ku bukire, mu buzima bwawe ntukaburane urwandanze. Icyo ni ikintu cya mbere utagomba gukora mu buzima bwawe. Kuburana urwandanze cyangwa se kuburana urwango turwane nta kintu bigeza ku muntu, ahubwo akenshi bizana amatiku, bikazana amacakubiri, bikaguteranya n'abantu, bikaguteranya na wa muntu muri kuburana, bikaguteranya n'abavandimwe, bikaguteranya n'inshuti. Nta kintu na kimwe bizana mu buzima, ahubwo wowe ukora ibintu byawe ku giti cyawe uko ubyumva, hanyuma wowe ibikorwa byawe nibyo bizabereka yuko ibyo wavugaga n'ibyo wakoraga byari ukuri, bitari ngombwa yuko ujya kuburana urwandanze. Ikindi cya kabiri utagomba gukora mu gihe uzi ko uri kugana inzira y'ubukire, ntugashinje abandi bantu amakosa. Ntugafate mugenzi wawe ngo umurebe ibyo arimo, cyangwa se ngo uvuge yuko we ibyo ari gukora ari amakosa, cyangwa mu gihe habaye ikintu runaka ngo ufate mugenzi wawe utabifitiye gihamya. Ntekereza ko niba ufitiye gihamya si ngombwa kumushinja amakosa. Ntugafate mugenzi wawe ngo umuce urubanza umushinje amakosa, kuko ntabwo uri Imana ye. Kandi hari n'ibindi byinshi bishobora kukuzanira kuguteranya hagati yawe no kwamushinja amakosa kandi wenda nta na gihamya bifitiye. Icyo ni icya kabiri. Ikintu cya gatatu bagomba gukora mu gihe uri mu nzira iganisha ku bukire, ntugashyogozanye. Gushyogozanya nta kintu bizana mu buzima, ahubwo bikurura intambara, bikurura amahane n'intonganya, bigutera ikibazo wowe na bagenzi bawe muri kuvugana, uwo muri gushyogozanya. N'andi birangiye umwe afashe undi akamukubita ikintu, akamumena umutwe, cyangwa ugashiduka barafatanye, ejo ugasanga mwisanze muri RIB, wamukomerekeje cyangwa yagukomerekeje. Iyo ubishoboye byiza cyane nk'abakiri uko babikora, mureke we yivugishe, ureke gushyogozanya nawe, mureke avuge, narambirwa we araza guceceka. Anyways, ariko ntabwo bijya bishoboka hanze aha ngaha, cyabishobokera bake. Niyo mpamvu batubwira ko bishobokera umuntu uri mu nzira njyabukire, kuko ntabwo ashobora guta umwanya we ari kujya gushyogozanya nawe, ahubwo baragenda yikorera ibintu bye by'iterambere, nibyo bimufasha kurusha uko yajya gushyogozanya nawe muri ibyo byose urimo. Ikintu cya kane utagomba gukora mu gihe uri mu nzira y'abakire, uri mu nzira njyabukire, cyangwa wowe ushaka iterambere ryawe ku giti cyawe,
ntugatere sitori z'ubugoryi. Usanga abantu barimo kuganira igiparu cyaryoshye nawe ngo kugira ngo uryoshye igiparu kugira ngo wemere ngo nawe ngo ube ngo wagira gutya ngo uryoshye igiparu ukagenda ukazana sitori z'ubugoryi mu bantu. Ibyo nta kintu bimaze, mu burofa. Mu gihe uzi ko uri mu nzira njyabukire, icyo kintu iyo gikoze uba uri mu bugoryi cyane. Zana sitori abantu bari kuganiraho. Wisanga abantu bari kuganira ku iterambere ryabo, ngo uhite uzana sitori z'abakobwa wasambanyije cyangwa n'abagore b'abandi wasambanyije. Ubwo ni uburofa. Icyo cyari icya kane. Ikintu cya gatanu utagomba gukora mu gihe uri mu nzira njyabukire, ntukavugavuze. Bla 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 bla, uvuge abantu bose ibyo batakubajije, uvuge ibikureba ibitakureba byose nyine uvugavuga nyine wabonye ko ufite umunwa kurusha abandi. Ibyo ntabwo biranga abakire bro. Umukire ahari usanga avuga ijambo rituje, akavuga igihe cya nyacyo, agatera sitori za nyacyo, ntabwo agomba gucira abantu imanza. Umva, ntakunda kuburana urwandanze kuko we aba azi intego ye afite. Icyari cya gatanu tuvuyeho, kutavugaguzwa. Ikintu cya gatandatu, ntugacira abandi imanza. Wenda iki cya gatandatu urebye icyenda gusa, n'icya kabiri, ntugacira abandi imanza. Gufata mugenzi wawe akamucira urubanza nkaho uri Imana ye, nkaho uri Nyagasani. Ariko kandi nibyo byuzuye hanze aha ngaha. Niyo monde turimo vraiment. Umuntu aragufashe asanze muri mu bibazo runaka, ntabwo azi uko ibibazo byagenze, ariko we atangiye gucira urubanza bitewe ataranumva n'ikibazo ukuntu kimeze, ataranumva n'aho biganisha, ataranumva ABCD, ahubwo agahita acira imanza. Ubwo se wazaba umukire bwoko ki? Wazakoresha abandi uca imanza bingana gutyo? Wazaba ari n'abahe babosi bagenzi bawe uca imanza bingana gutyo? Ntabwo ari byiza kabisa. Icyo cyari icya gatandatu. Icya karindwi, ntukabeshye. Sometimes dushobora kubeshya nyine abantu, tukabeshya kuko bishobora kutujyana mu bintu byiza, cyangwa se kubera amaronko n'amaronko turi gushaka twebwe tukabeshya. Ariko ntabwo ari byiza. Umukire ntabwo abeshya. Umuntu uri kuganisha ku bukire, ugana ku bukire, ntabwo abeshya. Ibintu byose bye abivugisha ukuri ku murongo. Nawe nimba uzi ko uri mu nzira njyabukire, nimba uzi ko ugomba kuba umukire, irinde ibi bintu byose birindwi nk'uko nabikubwiye kuva hejuru ku cya mbere. Ntukaburane urwandanze, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntugashinje abandi amakosa. Icya gatatu, ntugashyogozanye na bagenzi bawe cyangwa uterane amagambo. Icya kane, ntugatere sitori z'ubugoryi, icyo ntabwo ari sawa. Icya gatanu, ntukavugaguzwe. Icya gatandatu, ntugacire abandi imanza. Icya kane nacyo cya nyuma, ntukabeshye bro. Kora ibyo ugomba gukora wowe ku giti cyawe. Nimba wumva uri kugana ku bukire koko, reka ibyo bintu byose ukora birindwi, uzagana ku bukire. Ukore cyane. N'abamubona bose bakize barakoze bro. Ntabwo byizanye, barakoze. Abandi wenda byavuye mu mirage y'ababyeyi, abandi ariko byagiye babigera, ariko ntegereje ko nabo bagereye gukora. Utarakoresha amaboko yakoresheje umutwe kugira ngo abigereho. Uyu ni wa muhungu wanyu rero Wansori. Mukomeze mukore subscribe kuri Olivier Media TV kugira ngo dukomeze tuzamuke umuryango wacu. Nyagasani akomeze kubaha ibahaza, asibe kubaha ibatera umurenge. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubaha. Murakoze.